Nizere ko ntabatindi. Oya. No se bamwe gukora inzara. Ni njyewe rwose hariya hantu Inzara ni mubi cyane. Ntabwo kuza akazi. Ntabwo ahubwo ugifata umwanzuro wo kumama. Ubu ngiye kugukora burya. Kuko ku kintu kijyanye n'inzara. Ujye nzikoraho ku buryo ugenda buri wese akajya yireba murwara. Erega bura mfite n'impamyabushobozi yacu. Byiza. Ngaho barangorera turebe. Ntabwo rero ngira ikibazo kanze nk'ereke uburyo bakora inzara wete babandi bajya bakubekeresha. Umva mubwire hari ahantu nagiye muri salo. Bankorera inzara nabi reba nk'urudo. Ukuntu ubikoze. Nanjye ndebera bararuhengetse ndashaka kuzikora neza ukazishyira ku murongo. Wowe humura. Akoje guverineri yanjye nawe ushaka kuyikura. Wowe humura rwose. Ngiye ibikoresho ngendi nabyo. Hari n'umuriro pe. Mba niteguye ibikoresho byose. Nuko baza binjabutse. Uducunge neza ibara n'umwana n'ibyo utike yankoreye. Urwara rwose ese umuntu gukorera gucyo mu gahehera. Shamana no kambaza. Niko ni. Umuntu wagukora inzara gucya. Wahe. Ukoze inzara yo hano. Ntagazi kuko inzara kabisa. Iyo naho bagusa. Urabona ko n'uruhu yaruhengetse ngira ngo kose igirwamagana. Ariko nabone mabuja ku kintu kijyanye n'inzara. Aho ugiye kujya undangira abakiriya ku buryo nawe bazakubwira ati waturangiye umukozi mwiza. Ese bava mu bazi. Ufite umugore? Ibyo sinjya byikoza. Kubera iki se hano umusore mwiza. Mabuja mpendisa ariko nta gihe kiragera kabisa. Bimeze bite? Shaka izuba rimure na basi bihehe. Siko nakurinze nakubuze. Izuba rimeze nabi cyane. Okay, nari kandi ntegereje. Ciao. Umusore mwiza n'abagabo bwarabufite afite umugore. Ibi ngibi nyine mbikora nk'akazi kanjye ariko ibyo gushaka umugore byo ntabwo ndabitekerezaho. Ubwo se ni uzabitekerezaho ryari? Muri igihe nikigera nzabitekerezaho nabi. Nubwo mufite ariko nabonye mwebwe mushobora kuba mufite amanyumba. Nahise ifoto nabonye hariya imanitse hariya. Ifoto wabonye se ni iy'umugabo wa mukuru wanjye. Noneho uhita imanika aho ngaho. Ariko mukuru wawe ni impanga yawe kuko nabonye musa. Okay. Buriya rero ngiye ikintu cyo gushaka umugore ntabwo ndagitekerezaho neza ndacyisuganya ndacyashaka amafaranga kugira ngo ndebe uko nazashyira umukobwa w'abandi mu mavu ameze fresh. Ariko nabyo nibyo ndabona ugomba kubanza gukora ikofi.
Esha umva duconze neza kabisa. Ubona atari sawa. Nikora nakane. Nakanga. Ubara noneho nimba kurera. Akoreka kubwira. Nkundi mbarubwira umuntu akundanye. Sha n'umumama w'inshuti yanjye akundanye gukorera Inzara. Umukorera ne n'uturengete. Umva. Ndagenda kadutonga ariko ubundi nirengera gorana. Ndabigorora neza. Ababashe kwandira sirimana. Ako zikora cyane. Ubundi zizira cyane. Wapi? Nitwa Zuba. Kunzara ni cyane. Sha Zuba ko Inzara za Yesu n'ibyo bazikoze. Oya. Ibyo bazikoze rwose kubita ku mutobo rwose Inzara nkazigorora neza. Reba nkuru wawe menyere n'umwana mwiza. Umwana mwiza se. Yeda ntabyo ubwana bwiza. Nuko mbangira ngo nyine nganirize n'abakiriya bagende bishimye. Wo kuramko. Numara narindinze. Nese. Nese. Ariko nawe ugiye gushaka iki? Bifuza iki? Kurera. Kugenda n'umukobwa wazi kwihoma kwera. Ngabure breza wanje uri buswa gukunda. Ego. Uvuze nde? Wowe uramuzi. Brother wawe. Kombo ni brother wawe n'umugabo wawe. Kombo ni brother wanje. Brother wawe. Ya, si umugabo wawe. Akura Uri kumbuza gukundana nawe. None muzakundana. Ngaherekeze. Muzakundana. Ahubwo reka maze mubaze kuki umwihoma. Namaze. Kamaze mubaze. Cyumwihoma. Birakureba. Cyo wagize ishyari kwacu twasotse twajyana. Tukajya tukama kora we nta mukunzi ugira we nawe mpamvu ushaka ko wowe nawe wowe nawe reka maze mubwire n'undi munsi n'undi munsi kuko naga gukunda reka kwihoma yakabaye ari yimbwiye nagare bakabimbwiye wowe ushinzwe uzi se impamvu nimuha kugirira nimuha yakugiriye nimuha yakugiriye sheri naribi ufite icyo kibazo nyine wowe ufite reka maze mubwire inshuti yanjye reka nawe ni inshuti yawe icyo cyo kibagirwa uri umukobwa mugenzi wanjye nyine reka maze nkubwire nta n'impamvu yo kumbwira gutya Sha Zuba hari ikintu umaze kubona pe igikimara Inzara zo nzikora neza nabibonye gusa ikintu nabonye iseka neza pe ntabwo se ntabwo wibeshye uzi ko ari we muntu wa mbere uvuze ibyo bintu kuva natangiye gukora Inzara n'ukuri basi merci ariko nyine nta birenze ni ibintu biba bisanzwe Sha tukoze nishimye aho se kutandangira ndikorera kutandangira urabona ugeze ahantu bita kwa hari bare iri hariya bita Miyoma bare sinzi niba uyizi hari salo iri hepfo bita gift salon niyo nkoreramo uzaze nta kibazo tukora neza imisatsi yo noneho sinakubwira aho kuzigama gusokoza uzi ukuntu abasore basokoza ahubwo si buriya uzi uburyo mbizi nicyo kintu ahubwo nzi kurusha rwose wowe uzaze ahubwo buriya n'umuntu gukorera ibyo ngibyo uriya ntakurenze cyane umva ahubwo nibagiwe twavuze menshi mutinda ko yanditse kufitanga nibagirwa kukwakira umucyo ahubwo oya ese kunyakira ni ngombwa reka hano naje mu kazi n'abana oya reka maze muzana akantu ko kunywa nta kibazo basi muzana amazi niba hari amazi si umuntu ungana nawe wo gusaba amazi kakuzana akantu ko kunywa nta kibazo kuba nkundana nawe ni ibindi birandeba kuko Mind your own business. Birandeba kuko tureba iki? Birandeba kuko turavukana urumva bimfasheho. Ugomba kubireba, ugomba kumenya ngo umukobwa wakundana ameze ute. None ikimenyimenyi nta nubwo imico yawe wowe dekareka ntabwo twakwemera nibibaho. Niwe wakabaye wa mbere kumbwira. Reka mande nkubwire ikibabaje nuko atagukunda sheri nuko atagukunda. Mukuriraga hukunyo. Mind your own business. Ukwandika manje ngo namusaza wawe ntabwo bikureba. Ujye ucunga rero. Icya kabiri. Aho ndise nta mpamvu yo kwita kwakira.
umuntu yagusuye n'ubwo uri mu kazi akora bapfa kugenda wishwe n'inyota oya ntari n'imbabuja ariko inzara urabona zimeze gute shamba rukuru nkoreye neza pe zabanza kujya ku murongo kabisa iz'amano se zunguke ibirenge se gusa bikoreshera oya nazo ariko ndabona zifitemo amafuti nazikosora banzamo akaji akajise mabuja rwose ko ibintu byanananiye ubundi ngo nkamwe kugira ngo nyine ntagusuzugura akabundi rwose ibyo kunywa ntabwo bimenyereye ese sara yanyu mukoramo ntabwo mufite akafirigo hariya mukuramo akantu ko kunywa agafirigo ko ntikabura ako se buriya njye ntabwo nkunda ibintu byo kunywa nyine urabona wenda bavuga ati tugomba gufata abakiriya neza wenda umukiriya ntashaka amazi muyamuha akonje ashyushye ibintu nk'ibyo ariko nta kibazo n'inzara nazi gukorera reka mbanze umukobwa noneho nze dukurire nta kibazo ndasanga kano kajiri k'amazi noneho dukomeze Zuba, iki kibazo najyanga akantu ushaka kumfasha mu cyumba kandi ni akantu gatoya ubu mfashe nyine ntabwo kimabura umuntu umwe akwereka ushango baruze mfashe si bwo byaba ari sawa shango uyu nawe uri gutinda ndetse nagaki umuntu umwe akwereke aho baruze mfashe kora tukagura ibintu hano mu cyumba cyo kwangiza mwana urinze mwana we tunageza kandi shamba baruze umfashe si ibintu byo kujya mu cyumba byarimo koko none si ubwo hari ikibazo mpuye nacyo n'akabari kawe kandi hari ibiri kwangirika ntabwo nageze gusa nageze byari bikajije babaruze shamba baruze mwana cyumba se ko nta kibazo ngwino ngwino umfashe shamba ese waretse wahembye nitahira ushamba barumfashe n'akabari kawe kandi kwikwangira ngenda ndahita mwohereza umuntu oya barumfasha shamba babaruze byose bangaruze shamba mbabariye zuba babaruze banza wese iyo afata umugabo y'uriya mugabo ntabwo ari umugabo wawe asigera kubwire ko nta mugabo uri mu rugo ntabwo wanyumvishe kuko umugabo wawe uzumfashisha ntabwo uzi ko ntabwo nagashobora kararemereye byatari numbona iwanyu njye kugusaba ibyo kurya njye kukubaza warangije ako ko uza ufite ishingiro zero wambona iwanyu sinari nazi iwanyu sununze sungaburira n'uwo musaza uvuga simba namushyizemo ikiziriko ngo mukuru aba yizanye rero kuza kunshinga ahubwo umusaza wanjye musaza mugira confidence kweli uyu ni confidence gusa uri kukuvugisha gutyo ese nari rwatekereza ati twajya muri nyiribimwe byadanje mu musaza danje n'ibyadanje kuri kumwihoma atagushaka imana yesu watumvise ni imana muri njye kuko ari brother wanjye ma byimenyere twabyimenyura none se kuki utabimenye ese ndagufite nimero ntabwo mubana
kuki utamuka mugati ntabwo ushaka mugakubwira aramubwiriza nyine mbyiruta mwese bibiri byo nje gute ese ukubona ngo niyo uri umuntu mukuru ukuze nkabona ufite ikintu kuba nkuze bisobanuye ko njye nyerekaga ari derobe nterura nigendere ubu ikintu gitumye ngoza asa nyumva nyine ngaho mwira nyine ntarebe mbyirutankoraho si umuntu ungana nawe uri kugira ibintu byo kubabujanye nawe ushaka kwinjira kurapa ntamburisha cyo kuzina buri n'umusore kuzamujye nakwikundiye kumva urikumva reba uba wemeye n'ibintu nshaka kunkorera kumva y'inzu aho ntabwo byakunda kubera iki se umusore nkawe ufite ubwoba bwo kurasa banzanye oya ntabwo rwose kandi gukora muri salo ntabwo nyine kuba nkora muri salo bitandukanye n'ibyo ushaka kunkora nyenye kagari derobe utemuzanye igende nyine ikintu nshakaga kugira ngo nyine mubwire ko nakunze umusore mwiza kandi ibyo ushaka kugeraho niyo naza ikibazo ntabwo ufite ubwanwa bwiza kugira ngo ibintu ntabwo nabikora rwose ibyo bintu kumwihomaho yakabaye kubimbwira bazamuvuyeho muvuyeho gute noneho ntabwo nzamuvaho sinanamuvaho noneho uzi nibwo ngiye kubikora noneho kwa mima nibikurya kwa makuza uzajye kwiyahura niba wumva umufitiye impuhwe uzamwicaza umugire inama umbwira ko akoze ushaka nakwemerera aho uzamusiga ariko reka mbanze mubwire ntabyo umbwira ndakubwiye ngo ntabwo bikureba urambwira iki ushaka kumuroga ariko byarabaye kuki arindije buriya yarakunaniye waramubwiye wazanye ibirango by'ababyeyi uramubwira arakunanira none wabonye tirike yawe yaranze gukora avuga ati reka njye kure umubebe reka noneho nkubwize n'ukuri guhera kuri uyu munota tugiye kubikora nk'akazi si uguhangana ushaka umusaza njye mangana nawe none uje kunshinga hano ushaka njye mangana nawe uje kunyereka kurenze ushaka kunyereka kurenze ushaka kunyereka kurenze ngiye guhangana nawe wowe umva mvanze neze mazina n'inkwere none wowe wereka ko byose birumvikana mutabona ikintu ushaka kuri brand yanjye kurya no kunywa yego sheri birumvikana umunsi y'amavuze ko wabibonye izi ni imbaraga za bro wawe we kutabyibuha ngo buze ubigwa niyo mpamvu washeze suko nabibuze warabibonye se ukamugana urambye ngo mbyibishishijwe kubera n'ifaranga rya musaza wawe ya ni imitsi yawe cyokoze nikakubye wiyakure wambaye rero ukuntu usiyenza birumvikana ahubwo nawe vuga ngo wabuze umuntu ubiguha ibyo bintu ntabwo ari byanze nanga mpemba nigende sinakoze akazi kawe si ibisore by'iki gihe nuko uvuze mbese ntabwo nagukora akazi kanzanye mva reka nze nkwemeze nimba ibyo nagusabye kunkora wazi ko nkora kuki mutiyubaha mbese kunyumvira mani nyugase abagore b'iki gihe kuki batiyubaha kweli njye narumiwe cyokoze mwese akubanza ari umuryango w'iwanyu yego ni karande ese wame meza hano se ndakuvuma nari sigara nyamuka ntacyo nsigira ko kunywa intera stress n'ibigori urajyana none se mabura bikugendekeye ibitego kumbo n'ibintu bihinduye isura waba uri mu buryo bufasha none se mabura icara aho ngaho icara gusa ko icy'abagore muri abantu bari kwera ndaje nyine nkari kucyakuzana akazi kanzanye sinagakoze wanyishyuye nkigenda batuje Allora. Oui. Chérie.
Halo? Umaguru nabare. Ansuruka muhungu nakukuzaza kunkorera inzara hano. Maze yarashatse kumufata ku muntu. Ngo nagikiriye. Ashira. Yemwe ufungura Reka Guca. Ubu koko ibi bintu byose muba muri kubiterwa n'iki? Ese wari wumva ko uriya mugabo ugira aha ngaha? Naguhamagaye se? Mana yanjye, wa mwana wantabaye koko wambabariye ukantabaye. Turiya nawe uzi gusenga.